lovely people, nongeye kubaha ikaze. Amazina nitwa Sandrine, ni muri mushyashya ahangaha. Iyi ni yindi episode ya cya gitabo cyacu Rules of Parenting, amabwirizwa cyangwa se amategeko akwiye kugenga umubyeyi mu gihe arera abana. Soma ibitabo nkabisemura, nkabiganiraho, nkabisesengura, tukagirana inama, tukungukiramo ubwenge. It is I learn, you learn, we grow together. So iki gitabo gifite amategeko 109. Ndongera mbisubiremo, ntabwo ari amategeko nk'uko byuma ngo ni ibintu ugomba gukurikiza, ariko uyu mugabo wacyanditse Richard Templar yagiraga inama ababyeyi bitewe na experience afite cyangwa se n'ubundi bumenyi yagiye collecting mu bandi babyeyi bagiye bagira abana bari successful. Hari uburyo umubyeyi ashobora kurera umwana ashyizemo imbaraga zose, ariko n'ubundi bikanga umwana akamunanira. So hari factors nyinshi cyangwa se hari ibintu byinshi cyane uba ugomba gutekerezaho mbere yuko utera intambwe yo kubyara, cyangwa se no mu gihe wabyaye ukaba ushaka kumva inama ziturutse ku bandi babyeyi babiciremo kugira ngo urugendo rwawe rw'ububyeyi rubashe kugenda neza. Alright, uyu munsi tugiye kongera turebere hamwe andi mategeko 10 akurikiraho. Nimba utarebye video zabanje, please and please go back ongera uzirebe muri kuri account yanjye. Hari izindi episode nagiye ntangira tugeze kuri abatangiranye nanjye tugeze kuri. So itegeko rikurikiraho riravuga ngo nimba ushyizeho ibwirizwa cyangwa se itegeko mu rugo, ni byiza ko urikomeza. Mu yandi magambo, iyo ubibwiye wenda umwana uyu munsi ngo ugomba kujya kuryama saa 2 zuzuye z'ijoro, ejo kubera ko wenda ufite ibinebwe cyangwa uze mu bindi bintu bikarangira umwana agiye kuryama wenda saa 4, ejo kubera ko wenda habaye ibirori n'iki umwana akajya kuryama saa 5 z'ijoro, umutera confusion, umutera urujijo. Bigaragaza ko umubyeyi utari serious, atarutine akaba yakurikiza, biramucanga. Ese itegeko mu bavuze rigomba gukurikizwa cyangwa ntabwo rigomba gukurikizwa? Ni byiza ko nk'umubyeyi ugomba gushyiraho ibwirizwa mu rugo, ukarikomeza, ukarishikamaho, ukarisubiramo kenshi kugira ngo ryinjire mu mutwe w'umwana kugeza igihe azagera n'igihe abikora utiriwe umubwiriza. Alright, so witonde cyane. Icyambere ibwirizwa ushyizeho ujye urishyiraho wabitekerejeho. Ibyo bwirizwa urishyireho ufite impamvu zifatika, kandi numara kurishyiraho ube witeguye kurishikamaho, kurikomeza no kutarihindura. Alright, indi ngingo ikurikiyeho, iyi ngiyi ireba ababyeyi hafi ya twese, ni uko nk'umubyeyi ntabwo ari ngombwa ko usakuza, ntabwo ari ngombwa ko ukankama, ntabwo ari ngombwa ko uvugana umujinya kugira ngo abana bawe bakumve. Twebwe by'umwihariko mu Rwanda, ababyeyi bacu bahuye n'amatrauma menshi kubera intambara zabaye mu Rwanda, stress z'amafaranga, ubukene n'iki. Akenshi twisanga nk'ababyeyi dutontomera abana bacu. Natwe ubwacu twakuze mu ngo ababyeyi badutontomera. Ikintu cyose bagomba kukivugira hejuru, kugisakurizamo, kuvugana umushaka kugira ngo abana bakumve. Ariko burya ntabwo ari ngombwa kusakuza kugira ngo umwana akumve. Ushaka kumubwira ikintu gake gake akacyumva, ugasanga umubyeyi aravuga nabi, arazana stress z'umwana akaziroha ku bana. Ibyo bintu nabivuze muri video nakoze ivuga ku bintu 11 ugomba kwigisha abana, cyangwa se no muri video ngira ngo bushize narabivuze mvuga ngo mood zacu za affecting abana. Ntabwo kugira ngo umwana akumve bisaba kusakuza. Ushaka uri gusakuza atari nuko icyo usakuriza ari icyakoze, ahubwo kubera kuri gusakuza kubera frustration zawe, ibibazo byawe n'umushiha wawe. Ariko burya umwana abwirwa gakeya ukamusobanurira icyo umusobanurira kandi akacyumva, atari ngombwa kusakuza. Cyane ko twagiye tunabivuga cyane ko uko handling ibibazo byigisha umwana uko nawe azabihandoringa nakura. Nuvuga ngo nabona mu rugo igihe cyose mumwumvisha ikintu ariko mumukankamiye mumusakurije, ikindi gihe uzajya uvuga ikintu gake gake utuje, ntabwo acyumva, agira ngo ntabwo kiri serious, agira ngo ibintu biri serious ari uko abantu basakuje, kandi nawe arakura akavamo umuntu usakuriza abandi, wumva yuko bagomba kumwumva ari uko yasakuje, yavugije induru, yakankamiye abandi, abatontomeye n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Iyindi ngingo ikurikiye cyangwa se itegeko rikurikiye ravuga ngo karoti iruta igiti. Gukoresha karoti biruta igiti. Nimba hari ikintu ushaka ko abana bawe bakora cyangwa se ko bakurikiza igihe cyose, rimwe na rimwe gukoresha karoti biruta gukoresha igiti. Igiti nacyo ni ingenzi kuko rimwe na rimwe abana batesha umutwe, cyangwa se umwana ushaka kumuburira ikintu kenshi akanga kucyumva, bikangomba ko umukubita. Na Bibiliya mu migani irabivuga ati umwana ujye umuhana, umukubite kugira ngo ikintu atazagisubira. Ariko ntabwo ari ngombwa ko igihe cyose ukoresha igiti. Njya nibuka kera hari abantu najyaga njya gusura muri famiye,
noneho habaga umumama wigaga yari afite abana 4 b'abakobwa noneho nimugoroba yakoraga etide ariko mu masaha bagakora etide no guserebera gutya ikirenge kumwe usebeka gutya ikirenge bakakumva warakubitwaga igiti kuvuga no kongora niyo kumva gwe wongorera byaragukubitaga nibango mu masaha yose bagafashe arimo kwiga nta nubwo baga wemerewe guhaguruka kumwe bawicaye ku gitanda ugahaguruka kikavuga ngo hari ukuntu bya bitanda by'ibyuma byavugaga warakubitwaga ntabwo ubwo ari bwo buryo bwiza bwo kurera umwana ushaka kumukoresha kumurera akumvira ikintu ushaka kumubwira akagikurikiza ukoresheje murakoze wakoze gukora okay ushaka kuvuga uti mwana wanjye uyu munsi wakoze ko wacecetse mu gihe nari nsinziriye nkabasha gusinzira neza amahirwe 98% nuko n'ubutaha azashaka guceceka mu gihe usinziriye kugira ngo nubyuka umushimire narabivuze muri episode zabanjije ko burya abana nabo bashaka gushimwa n'ababyeyi babo mabashaka ko tubabona nk'abana bagaciro mabashaka ko tubabona nk'abana barenze kurusha abandi ikintu cyose umushimiyeho arakizirikana mu mutima we ikintu cyose umushimiyeho agerageza uburyo ki n'ubutaha uzamushima ntabwo ashaka kwicira reputation yubatse mbere yawe kurusha kumva ko nimba yisha amategeko arakubitwa niyo zaba ari inkoni 2 cyangwa 3 hari n'ababyeyi bakoresha igiti bagakabya mu kintu cyose ukoze inkoni 2 igikabije inkoni 20 karoti iruta igiti ntabwo ari ngombwa gushimira umwana ibintu byose akoze cyangwa byineye ku bintu byose akoze ariko ni ngombwa ko umwana amenya yuko utwiza dutoya yakoze na twatundi dutoya tutagaragara cyangwa dutoya natwo watumenye ko yadukoze kandi ubutaha azakomeza kurikiza ibyo ushaka kubera ko nawe arashaka gushimwa igiti ntabwo ari cyo cyambere abanyafrika dukunda gukubita guys siye ko ngubu bigenda bicika bitewe nuko bavuga bati ntabwo abana ari inka nagana ugomba kubitwa bigenda bicika kubera amategeko ya leta ariko no mu rugo you don't have to beat your child all the time alright nyingi kurikiyeho iravuga ngo ababyeyi babiri barera umwana ni ngombwa ko musangira umwanzuro hano muri iki gitabo Richard Templar yatanze urugero aravuga ati se wagiye wenda ushaka nko gufata ikiruhuko ku kazi ugasaba boss wawe uruhushya akavuga ngo hoya ntarwo nguhaye wahenze ugasaba boss wawe uruhushya bakavuga ngo ndaruguhaye bigenda bite nk'umukozi icyo gihe ushaka gufata uruhushya cyangwa ushaka kudafata uruhushya kuko biguteza iki confusion biguteza urujijo kibaze se mfata ikiruhuko cyangwa simfate kino kiruhuko kubera ko nimba boss yemeye ikintu kandi boss wawe direct yacyanze biba bivuze yuko wa mu boss wawe uri direct ateshejwe agaciro imbere yawe nawe ubwiye bimenye bishaka kuzana amakimbirane bishaka gutuma kwanga bishaka gutuma kwirukanisha akazi bishaka gutuma atangira kukwiyenzaho n'ibindi kubera iki habaye kudahuza hagati y'ababosi bawe babiri uko niko bigenda no ku mwana iyo umwana asanga wenda papa we yanga ikintu ariko mama we akacyemera cyangwa se mama we akanga ikintu ariko akaba bizi ko najya kwa papa we ari bucyemere ibyo bintu ni bibi kubera ko hagati yanyu nk'ababyeyi babigaragaza yuko ubwanyu mutubahana nuvuga ngo nimba mama yafashe umwanzuro papa ntago wuba papa afite imbaraga zo kunyuzamo umurongo ni amakosa bituma umwana atamenya icyo agomba gukora n'aho agomba kugarukira na boundaries n'ibindi kandi binamuha ishusho yuko mama asuzuguritse imbere ya papa cyangwa se papa asuzuguritse imbere ya mama bigatuma asuzugura wa mubyeyi bahora bahindura imyanzuro yiwe kwigisha umwana boundaries kwigisha umwana aho agomba kugarukira umurongo ntarengwa n'ibigomba gukorwa bisaba ko nk'ababyeyi mwembi muhuriza ku myanzuro imwe ndetse rimwe na rimwe na partner wawe cyangwa se n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe ashaka gufata umwanzuro ku mwana utishimiye ariko kubera ko ugomba kumaintaining icyo cyubahiro imbere y'umwana ha ababyeyi be bombi nawe ukacyemera ariko wenda ubutamuka biganiraho mukazashaka ubundi buryo mubigenza ku buryo umwana bitamucanga akayoberwa icyo agomba gukora cyangwa se bikazana agasuzuguro mu rugo hagati y'ababyeyi bombi imbere y'umwana wabo alright abana bakora amaskandari menshi amaskandari atabaho ukabona umwana aritoye amennye amata ukabona umwana aritoye amennye televiziyo umwana aritoye amennye ibishyimbo amennye isukari yose mwaguze uwo munsi amennye umuceri hari amaskandari abana bakora
umwana akurira igiti akikubita hasi, umwana agakora ibintu by'amasikandari akomeye. Abana bakora amasikandari guys, nimba uri umubyeyi urabizi, kandi niba utari umubyeyi niho ugana. Hano Richard Templar muri iri tegeko rikurikiyeho yaravuze ngo how about you lighten up, ntubikomeze. Buriya hari ukuntu umwana akora ikosa ukahita umukangamira, ikigoryi nabwo icyo ufite, nk'ubu menye umuceri mvuye kugura ni wowe nyine wari uhari, ugasakuza. Yaravuze ngo umwana nawe aba abibona ko akoze ikosa. Ntukagira ngo umwana yakoze skandari nawe ntabibona, nawe ahita abibona ko akoze skandari. Ntabwo ari ngombwa ko mwongeraho pressure yo kumutuka ngo umwasamire, umusakurize, umubwire ukuntu ari ikigoryi nta bwenge agira, nawe aba abibona ko akoze ikosa. Ese byagenda bita akoze ikosa ukamwereka ko ryoroshye, ugaseka, ukanariseka, wanariseka ukabihandaringa mu buryo buri gentle, cyangwa ukamwereka ko amakosa abaho, hamwe uti reba ibintu ukoze ntuzabyongere, reba nk'ubu ngubu niwo muceri wonyine wari uhari, use koko turarya iki, ukahita wicecekera mukayora ibyo muyora mukajya koza cyangwa mukajugunya. Mu maskandari akomeye n'umwana nawe arabimenya ko akoze skandari, kumusakuriza no kubimutuka no kubimucyura byose bimwongera pressure y'ubusa n'ihungabana rikomeye. Ariko buryo ubaye byoroshya yabona yuko n'amaskandari abaho mu buzima kandi ntacyo bitwaye, kandi koko binabaho. Na hano hanze twese dukora amaskandari, abantu bakatujaginga, abantu bakabona twakoze amahano, ariko so what, nabo bakora amaskandari. Kwereka umwana ko ibintu birakomeye ariko wanabyoroshya, calm down. Byigisha umwana uburyo bwo kubaho, byigisha umwana ko atari igihe cyose abantu bakwiye gusakuza, ko amaskandari abaho kandi ko nta kintu bitwaye. Biha umwana umutuzo, biha umwana kumva ko umwakira nubwo yakoze amakosa, kandi ko kuba yakoze amakosa bitamugira incike mu muryango. Alright, irindi tegeko rikurikiyeho riravuga ngo ikosa umwana akoze numucira urubanza, ntukamucira urubanza nk'aho iryo kosa risobanura icyo ari cyo. Ndabisobanura. Umwana ashobora wenda ushaka kumubwira uti genda ukora isuku mu cyumba, akagenda agakora isuku mu cyumba cyangwa mu gikoni, agakora isuku mu gikoni akahakoropa gusa, ariko wenda ntayore imyanda, cyangwa se wenda aho yogereje ibyombo ntahahanagure, cyangwa n'ibindi bintu akabikora bituzuye. Icyo ababyeyi muri Afurika kenshi bakora ni iki? Nta bwenge ugira, n'ubundi uri ikigoryi, ntabwo ushobora gutekereza, ntabwo ushaka kureba ahangaha ngo ubitekereze neza ko nangana ugomba kuhakoropa, nangana ugomba kuhahanagura. Nta bwenge ugira, ubundi nkawe uzimarira iki, uzirushya. Banange dufite incyuro bro, dufite incyuro. Ikosa umwana akoze ntabwo risobanura icyo ari cyo. Wibuke natwe abantu amakosa twakoze ntabwo tugira ibyo turi byo. Nimba amakosa wakoze mu buzima bwawe warayemereye agaha ubusobanuro uwo uri we, nawe n'amakosa uri gukora kubera ko uri kwicira urubanza, uri kwemera ko ahahise hawe n'amakosa yawe bikwangiriza ejo hazaza. Ntabwo amakosa y'umwana asobanura icyo ari cyo. Ntabwo kuba umwana yakoze ibintu bituzuye bivuze ko ari ikigoryi ntacyo azimara nta n'icyo azigezaho. Ntabwo kuba umwana yagiye kuzerera agatakera bivuze ko yabaye indaya, yabaye imbobo, yabaye ikirara, yabaye ikintazi. Jaginga amakosa amubwira uti kuki utashyira amasaha. Ntabwo ubona ko hanze nta mutekano hari bashaka kugushimuta, cyangwa ntabwo ubona yuko aya masaha ari dangerous kugenda nijoro. Ntabwo ubona yuko twari tuguhangayikiye, kuki utaha aya masaha. Judging igikorwa akoze, cira urubanza igikorwa akoze, musobanura ikosa akoze, ariko wibigira nkaho iryo kosa rimugira uwo ari we. Ni ikigoryi, nta bwenge agira, ntacyo azigezeho, ni ikina. No. Kubera iki? Nakubwiye gukora isuku ntuhanagura ahangaha, nawe hahanagura. Ntabwo ubona ko igikoni kigomba gusa neza ariko n'ahangaha hanaguye. Ntabwo bivuze ko ngo nta bwenge agira, ngo ntabwo atekereza, ngo ntabwo abona ibintu. Calm down. Amakosa y'umwana ntabwo ariyo amugira icyo ari cyo. Alright, ikindi kintu yavuze Richard Templar muri mu itegeko rikurikiyeho no kuvuga ngo amabwirizwa ushizeho ntukayahindure. Nari maze kubivuga mu kanya. Tuvuga nk'urugero, iyo ubwiye umwana uti ndaguhannye kubera ikintu wakoze, uramara amezi 3, uramara vacancy yose utareba televiziyo, ukabikora rimwe, kabiri, gatatu, ubwa kane ukahita umureka akajya kureba televiziyo. Agufata nkaho utari serious, abona ko nta kintu bivuze. Ibi amategeko ushyiraho yayahindura, nta kintu witaho.
wamubabariye nubwo mutabivuganyeho, n'ikindi gihe yabirengaho, n'ikindi gihe umujinya wawe ujya urangira ku kanya, ntabwo abona ko uri umuntu uri serious, ntabwo abona ko ibintu uvuga biri serious. Kandi yavuze ngo kuva muri icyo kintu cyangwa se kwigobotora icyo kintu wigishije umwana wawe ko ushobora kumuha igihano runaka uje ukagihindura nta mpamvu, cyangwa se ushaka kuvuga ati wenda nta muntu wemerewe kwinjira mu nzu yambaye inkweto, ukabikurikirana rimwe ukabikurikirana gatatu, ubwa kane bagatangira kongera kwinjira bambaye inkweto. Nta boundaries uri gusetinga. Abo bana nabo bakura batazi gusetinga boundaries. Boundaries nyango twese tuzi icyo bisobanuye, imbibi, umurongo ntarengwa, ibintu bikorwa n'ibidakorwa. Nabo bakura mu buzima bwabo bajagaraye, ari abantu bashaka kuvuga ati okay, niyo mpamvu akenshi ushaka kwisanga uvuga uti uyu mwaka ngiye gutakaza ibiro, ugakora icyo kintu icyumweru cya mbere, icyumweru cya kabiri, icyumweru cya gatatu bikahita bikunanira. Kubera iki? Ntabwo wigishijwe ko iyo umuntu asetinze umurongo ntarengwa utawurenga. Ushobora ati uyu mwaka ngiye gukora cyane, nzagura imodoka, ukabikora rimwe, ukabikora kabiri, ukabikora gatatu, kane uri serious, wa gatanu kahita bivamo. Kubera iki? Ntabwo wigishijwe ukiri mutoya ko iyo setinze intego, iyo ushyizeho intego runaka uyikurikiza uko byagenda kose, under any circumstances. Discipline igomba kugumaho ukabikurikiza kandi uri serious. Ibyo byose ni ibintu dutoza abana bacu bakiri batoya, ni ibintu batubonaho bakiri batoya, bakabona okay ushaka gushyiraho imyanzuro nyuma y'iminsi mike nka neglige. Ushaka kubyuka mu cyaka bati guhera uyu munsi buri mwana azajya abyuka abanze gusasa uburiri bwe no gukoropa icyuma cye mbere ko asohoka mu nzu. Ukabigenzura rimwe, ukabigenzura kabiri, ukabigenza gukora gatatu, bwa kane bakaba biciye amazi. Uko niko turema abana b'injagarazi, niko turema abana bari disorder, kuko natwe ubwacu imbere yabo turi disorder. Bidutwara ku ngingo ikurikira ivuga ngo imico yacu niyo bigiraho, imico yacu niyo bakurana, imico yacu cyangwa se ibyo dukora. Nimba wenda batubona dusaba imbabazi bazasaba imbabazi, niba babona dushimira nabo bazashimira, niba babona dushyiraho intego tukazigeraho nabizabo bazazigeraho, nimba babona ibintu bimwe bitemewe kandi bigakurikizwa nabo bazabaho muri ubwo buryo. Niba babona turi ababyeyi batongana imbere yabo, nabo bazakora ababyeyi bumva ko gutongana imbere yabo iyo abantu nta kintu bitwaye. Nimba turi ababyeyi babasakuriza bakabatuka ikintu cyose bagasakuza, nabo bazakora ari abana b'intonganya batonoma. Imico yacu igaragaza cyangwa se irema uburyo bazaba nk'abantu bakuru, irema ubuzima bwabo, irema uko bazakura bakamera. Imico yawe nk'umubyeyi irema umwana, yereka umwana, yigisha umwana uko agomba kubaho namara gukura. Niyo mpamvu muri itegeko Richard Temple yakubwiye ngo nimba ushaka abana bawe bagira imico myiza, ufite kugira imico myiza. Nimba ushaka abana bawe biga, wowe ubwawe jya kwiga. Nimba ushaka abana bawe batera imbere, nawe ubwawe tera imbere. Ejo narimo mbibwira umwana w'inshuti yanjye w'imfura iwabo, mubwira ni nutiga se gute uzabwira kara karumuna kanwa kajye kwiga, azanakoreba gusuzugura. Nuba uri umuntu w'injagarazi, umuntu w'umusinzi, uzagira gute inama barumuna bawe? Ntabwo bishoboka. Ibaze ko abana b'imfura iyo pressure bayigira ababyeyi, kandi noneho hari ababyeyi bananiwe mu buzima, ibintu byarabananiye, byarabacanze, nabo ubwabo barafeirinze mu buzima bwabo, baranze bagashaka gushyira pressure ku bana, cyane cyane abana b'imfura. None se abana b'imfura bashyira iyo pressure, nawe ubwawe byarakunaniye, wabikore gute? We abyigishwe nande, ayoborwe nande, abyigishwe nande, nawe ubwawe byarakunaniye. Nk'umubyeyi ugomba kuba ufite urugero rwiza uhereza abana bawe, nibwo nabo bazabona icyo bagenderaho. Alright, ingingo ndibusorezeho iravuga ngo saba imbabazi nimba wakosheje. Hari imyumvire ababyeyi b'Abanyafurika dufite ngo umwana niwo mutegeka, niwo mubwira icyo gukora, niwo mubwiriza, ntabwo yakubwira icyo gukora ntaki, no mu makosa yawe ukihagararaho ukibyimbya, ukumva nusaba imbabazi urabucitse amazi, niwereka umwana amakosa yawe urabucitse amazi, but that is totally wrong, as in so wrong. Ubushize ndabyibuka umuhungu wanjye namugura igitabo gishyashya cyo gusoma, nkimugura nasomye page za mbere ntari byiza inyuma. Page za mbere zifite amagambo menshi ubona ari nk'inkuru, ariko inyuma barafashe igitabo cyose bakajya bandikaho akajambo kamwe kamwe kuri buri page, akajambo kamwe kamwe kuri buri page, ariko ari igitabo kinini kingana gutya. Naje uwo munsi nakizanye ndakimuhereza ngo agisome, ngiye kuza nyuma y'iminota 3 yonyine nsanga ngageze inyuma. Ndavuga
ugeze ahangaha gute ngo niho ngeze anyemeza ukuntu ngo ariho ageze kandi ngende kwibona ko ari igitabo gitangirira amagambo ari menshi nambwa umva nanjye ubwanjye ukuruta gutya ntabwo nasoma igitabo ngo ngeze ahangaha mu minota 3 nta n'iminota 20 ngo ugeze ahangaha turabipfa mpita mbona ko ari kumbeshya ndamufata igiti ndamukubita ntamukubitiye ko yasomye gutya ariko njye numva ko ari kumbeshya kandi njye ntabwo nkunda umuntu mbeshya kandi ntabwo nshaka kumutoza ingeso yo kubeshya kuko yari insistinze akanyereka ko ari hageze nafashe igiti ndamukubita nari mwishe nijoro muziza kumbeshya mu gitondo ndabyuka mfata cya gitabo ndagisoma ngiye kureba mbona inyuma banditse akantu kamwe mu yandi magambo narasebye kandi nari namukubise namubabaje mbona nta wundi buryo wese kumwegera nkamusaba imbabazi nkamubwira ko nibeshye so ntabwo gusaba imbabazi nk'umubyeyi kugira umunyantege nkeya ntabwo bigaragaza ko nta bwenge ufite imbere y'umwana wawe ahubwo bimwigisha yuko n'ababyeyi nabo ntabwo ari imana n'ababyeyi nabo bakosa ariko ku muntu wese nimba ukosheje gusaba imbabazi ntacyo bitwaye kandi no gukosa ntacyo bitwaye ibyo bintu byigisha umwana kuva akiri muto nk'uko nayo maze kubikubwira uko witwara nabo niko bazitwara icya mbere mwereka ko gukora amakosa umuntu wese ashobora gukora amakosa kuko ntabwo turi imana ikindi cya kabiri kamwereka ko gusaba imbabazi ku muntu wese aba ari mukuru yaba ari mutoya byose nta kintu bitwaye kandi binamutera kumva ko umukunda bimutera kumva ko umwubaha bimutera kumva ko umushyigikiye mama yansabye imbabazi ni ikintu aha agaciro mu mutima we ntabwo ari ikintu ashaka gukoresha kugira ngo agusuzugure cyangwa se agucishemo amaso anyway ndasoreza ahangaha nzagaruka dukomeza kino gitabo naho ubutaha bye.